niki ndakagira igihe nta kibazo niho tumwe kuri kamera kugira ikintu uvuga imbere y'abanyarwanda ntabwo byari ngombwa ko ubundi sinjya nkora ibintu bitari ku murongo ku banzi barabizi ariko ukomeje kugerageza kubaho nyine ari uko ugerageje kuncuruza mu buryo bw'insebya uvuga ibintu ushaka nta kibazo uranabyemerewe uri umuntu mukuru mbere nzana kuri kamera naje nyine nkubwira neza ubundi nikomeze sinzi kuvuga nabi ariko byibuze reka tuganire ku kintu mama wafungiye kunywa gucuruza ndetse no kuranguza ibi niyo bifuza ko tubivugaho reka tubivuge ko byari gutera ipfunwe ukagutera n'isoni kuko ari wowe wabikoze reka tubivuge imbere y'abanyarwanda nikigiye kubivuga kuko niwo utumye mbivuga nyine niwo ukomeje kumpushinga ugerageza unzara amatiku yawe unzara mu bintu ntazi ndi umuntu mukuru ntabwo ndi umuntu udafite ubwenge sibyo ko nazi imbere y'itangazamakuru ngo mvuge ibintu bibi ku bantu nuko nta kintu byakubaka muri sosiyete nyarwanda nta kintu byakubaka mu bantu babireba abanyamahanga abantu bose muri rusange wowe uricara ukareba uyu munsi wariye uraryamye ariko kugira ngo ushime Imana yagurokoye handi yagukuye handi hari washyize mama wawe byari budashaka abanyarwanda bamenya ahubwo wowe ukumva umutima wawe ushaka no kugaruka ku nkuru ugashaka kunjugunya mu manga nyine zawe ndakagira igihe ese miki ntabwo twasuye mama wawe ntitwamugemuye ntitwajyanye kumureba ese uzi impamvu naje gutuye gusura mama wawe ni ukubera amakosa wowe wakoze amugejeje hariya ari hariya sibyo washatse yuko bino bintu uza ngo tuza ngo tubivugeho buriya sinjya nkunda kubona umwanya nyine w'ibi bintu ariko wakosheje cyane unarengera ese byibuze iyo mvuga ukagenda ukicururiza n'uriya munyamakuru wawe Emirene mugakora ikiganiro kindi mukavuga nako mushaka ariko ntimugaruke ku muryango wanjye nanjye sibyo wagerageje uraza ugarura umudamu wanjye muri ibi bintu mufasha wanjye turi process ya mariage nta muntu utabizi nubwo urabizi ariko uzanye nyine ibintu by'ishyari ngo ntabwo ngo muzicuza mani ukanagaruka ngo ndakagira igihe yego ndiko ariko amakosa wakoze agiye gutuma mu wamara imyaka igera muri 25 hariya biturutse kuri wowe ubwo niyo yaguteye ihungabana tumuze uburyo kwigira abantu inama kugira ngo nuko ufite ibitekerezo ubyukuri ntabwo ari uko ufite ibitekerezo binini ahubwo nuko arenda rero wowe mwanya ukavuga no kubandi bakakwihorera bakarwa n'umwanya kuko ngo ufite ibintu by'icuzi ntabwo ufite ibintu by'icuzi rwose nawe uri n'abandi impamvu njye nakunda no kuza imbere y'itangazamakuru ngo ugire ikintu mvuga ntabwo nshaka kuvuga ibintu bitubakanye ibintu se bitubaka ubundi biratumara iki Miki ni we mukobwa nabonye utareba nyine byibuza ngo nibuke nk'uko abandi babivuga ngo wiga kuri n'umubyeyi ngo ubyubahe mikuribuka umunsi ukambwira ngo kubana n'umwana wanjye byananiye ngiye kumufata mujyane iwabo w'umuhungu wa murere nkeneye kuryoshya urabyibuka mugira inama nakubwira ngo nukora ikosa ryo gufata umwana ukamujyana iwabo w'umuhungu kumukora bizakugora wanze kunyumva ndabikumvisha umbwira ko ukeneye nyine kujya mu zindi gahunda zawe nyine wamuse mugo niwamwiteho bamuma urabizi turi kumwe ariko kakanya urabyibagiwe nagiye ngufasha ukavaninga byinshi n'ibyo nagiye nkubuza ukabikora akanya nyine uragutera ihungabana nyine ukaza kuvuga ibyo ushaka Miki mabona ubwawe ntabwo azakubabarira wicara ubizi ujya kumusura ukamubeshya ngibwo nyine na mama wawe twaraganira urabyibuka n'icyo mama wawe kuri gereza urabyibuka ibintu twavuganye amagambo twaganira yibuka uri kumva ajyana ku ruhande wuri hano hirya ngira ngo urabizi imbere biriya byuma amagambo yambwiye n'ibyo twagomba gukora harimo no kuvugurura iwanyu nta kimwe urakora wowe ntugire ngo nuko akanya kwa ntari muzima ngo nuko nibagiye ko nemera ibintu mubyeyi ntazanabasha no kumukorera sibyo akanya urumuri wibereye mu bintu by'ubusinzi ntazi kaza ngo warakijijwe abantu bakakubeshya ngo warabyibushye ngo uri kumwe nanjye wabayeho nawe nawe ukagaruka bimbwira ukanabyandika ntabwo tuvugana kuri WhatsApp ikibazo n'utanye nawe ese ugiye gutangiza intambara hariya ngo bitange iki bimara iki ntabwo ruswa rero kamera bivuga ngo niyo hatariho kamera ibyo muvuga n'ibyo bari byinshi wicara nyine nawe abanyamakuru wawe nibyo buriya nk'abantu
mbona bakora umwuga bitari professionnel bakora ibintu byinshi bitari ku murongo kandi nkabona ntabwo byari bikwiye. Emirene ejo bundi wowe uza bikwibutse wansanze muri aka kazi wasanze nifite abantu nishimishiriza abanyikundira ndetse nkorera n'akazi kandi nkakora professional urazuzanwa nanjye na Philip nakoraga muri Afmax Abanyarwanda bari bizi sibyo binjye mu itangazamakuru ababishoboye baguhaye ibiganiro njye impamvu ntaguhaye ikiganiro n'Abanyarwanda bimenye n'impamvu najya nza mu biganiro umuntu ngo muza kumufata mumukeneye mukazana izo modoka zanyu mwarangiza kumufata akaza bakora ikiganiro akagira ibyo bigaya Abanyarwanda mugacuruza yewe nawe akagira icyo amenyekanisha kwanza nta n'ikibagira n'inyuma mumukeneye ngo muhita musiga gutya nicaye kuri kamera uhita watsa imodoka ukagenda nyine ikiganiro wakibonye ukajya kwicururiza. Uyu mwana w'umukobwa urimo aracuruza ni umwana mwibuke ko tumufate nkaho atameze neza wenda afite ibintu bimutera kuvuga ibintu atateguye byibuza ni nka bya ndirete igitubwa ngo nukaganiriza abasazi mushyira abasazi kuri kamera ngira ngo murabizi mukuru wari bigeze kutubwira ushyira kugira ngo hari abantu mutemera gushyira kuri kamera baranabagaragaza mu ntara. Rero hari nabo mugomba kujya mushyira kuri kamera mubanje kumenya ko bameze neza mukanabaza wariye ese nta kibazo kindi ufite cy'ubuzima ukamenya n'ukuntu ameze. Miki waka kanya ibi ni byo ukeneye nyine tu nimuvugaho uretongerwa n'abantu benshi bagukunze nibyo uhita ubona abagabo mu buryo ntazi bagusapotinga ariko ibintu bini gukora ntabwo ari byo ntabwo bikwiye ntabwo biri mu ndangagaciro z'umwana w'umukobwa tuba dukwiye no kwiyubaha mu buzima busanzwe sibyo kuza ukajya imbere ya kamera ngo ndakagirigiri ukazwa ngo nakwini ngo umukobwa uri gucuruza ngo ndi kumucuruza he inshuti yanjye ndi kumucuruza hehe kuki kuca nariye turimo turasapotinga turimo turafashanya turimo turagaragaza ubuzima twe tubayeho bwa buri munsi tugakora izo vlog sibyo tukanagaragaza n'abantu bacu babikunda badusaba gukomeza kubikora tugakomeza tukabikora ariko wowe wagize ishyari uri kubona abantu baturebye ibihumbi 100 ku munsi abantu ko badukunze ntabwo ari uko babanze ahubwo nuko wenda ubuzima bubayemo budashamaje nese niba mubayeho ubuzima bwo kwirirwa muza musebya abandi bantu kuri kamera namubayeho ubuzima bwo kuza ukavuga ukaza ukabwira Queen yarize man Queen yarize ubungubu arimo ararira ahantu yicaye namwinginze ceceke ariko ngo uyu mwana azanye itangazamakuru gute uyu mukobwa aramubaza iki kutamuzi ntabwo muze ni mwana kinanye iminsi arimo ararira hejuru yawe uricara uri kwigira umuntu nyirandabizi imbere ya kamera baguhaye ijambo ufite ibintu byo kuvuga byinshi waguhaye ijambo nawe tageti no kugira ngo uzumvugeho Emirene sinkuzi ntabwo nzi ariko niyo mu buzima bwawe ushaka ko tuzamenyana tuzawimbona nk'ubone nk'abagabo twumvana imitsi ibyo ngi nta kibazo ndabyemera niyo imishyikirano y'amagambo yanze tujya mu mishyikirano y'imbaraga usibye ko ni nabwo ari ubucucu kuko ni imbyara dupfunyisha imyaka irenze 2 si turabona badakwiye gukorera gushaka ubuzima mu bundi buryo ahubwo twajya gushaka ubuzima mu buryo bwo kuza gusebya ese bimaze iki birakungura iki se wowe ubwawe ntabwo banza ngo urebe n'umuntu yakoresha ikiganiro urebe ni icyo agiye kuvuga gifasha Abanyarwanda then mugahita mufata ku kantu yavuzeho ngo ndakagirigiri ngo nta mu ex ugira hanyuma se uwo mwabyaranye umwana niki si papa w'umwana wawe ntabwo yitwa Sam ntabwo avuka mu Gatenga se hatuye ntabwo mwabanye umwaka wose ntubyibuka n'uwo tuminza kwivuga kuri kamera ndasoza ku kintu mama wafungiye n'Abanyarwanda bose bakimenye uri kumva icyo kintu wagize ibanga cyatumye n'ubumva baza kukugira mu kazu karira niwe wagikoze kandi ubizi ko narwe n'ikintu kizima ntabwo njya ndakaramuza gusa kuko n'ubungubu ngo narakaye ngo kubera ko Queen yari mararira hejuru yawe sibyo niba mubwiza ukuri Sam mwarabanye urabyibuka inkuru yose ndayizi Sam mwabanye umwaka wose mubana mu kabari yarashingiwe n'umugabo utuno tubari twitwa Makumba yiratwa yaraje ashingira akabari Miki amugiriye imwe kuko Miki ibibazo yagize nanjye arabimbwiye numva bineyemwe pe niyemeza kumufasha nkuko nabikoze mwese mwarabibonye Miki bamushingiye akabari agashingirwa n'umugabo yari umuseriveri mu kabari hano iko ku kabari k'Ikanombe nta kintu kimwe atazi imana njye Miki niyemeje kumufasha nivuye inyuma mbaze kumva inkuru y'ubuzima bwiwe numvisha ukuntu ababaje uri kumva Miki wowe ku giti cyawe uwo mugabo yagushingiye akabari akagushingira yahoze ari boss wawe wambwiye ko nta kintu yagusabye byagushingira umugabo twarahuye n'imfura cyane amaze kugushingira akabari ugenda ukajyamo ukabyiniramo ugashakiramo n'umugabo mu mafaranga yaguhaye miliyoni 5 umaze guhombya akabari yagushingiye ubyibuke neza nta kintu kimwe ndi kubeshya niba ndi kubeshya abantu bazi Miki b'Ikanombe abantu bazi Miki bose bo mu Busanza babivunje ntago ndi umuntu w'indyarya ndi umuntu uvugisha ukuri no umpamagaye nze gutangire buno butumwa kandi no bikeneye ntago iyo utaza kwegera Queen nge ntago mba naje pe iwe kumvugaho gusa nkigendera
ni wowe utumye nza nyine tu, sibyo? Kandi ibirenze ibi ngibi mushaka turaza kubikomeza tubisobanure. Numbona ikintu kibi nakoze cyangwa umuntu ahemukiye umuzane, ntawe pe, ndi inyangamugayo ndagerageza, nta muntu udakora ibintu bibi, nanjye nkora ibintu bibi ariko ndagerageza. Ngaruka kuri icyo kintu cy'akabari, warajushaka witwa Sam yari umuhungu wo mu Gatenga nk'uko bimbwiye, umbwira ko mwabanye ndetse mugira no kuri level Imana irabagenderera, mugira umugisha, uratwita urabyara. Sam ngo aza kujya gushaka ubuzima hanze, ugira n'ukuntu bigenza kakabari ukarya wa mugabo arasara, ugurisha ibintu nyine kugira mugabo wagende, uwo mugabo murashwana, nyuma twarahuye muri yunga mpari, unamusaba imbabazi ariko babarira babizi. Bimaze kurangira umbwira ko wa muhungu ikintu cyakobaje ari uko agiye hanze ntagaruke. Yaragarutse ntitukavuge n'abantu nabi. Ubu Sam yaragutse turanahura nyangushize nababwiye ko uwo mugabo akigaruka mikahise ngo turikane agiye gukundana n'umugabo babyaranye. Yes, I respect. Iyo murafashe umwanzuro namugiye inama wazi ko bitekereza mumaza kuko nibyo nabitekerejeho. Mubwira ko bitanshimisha ariko niba babonye ko ari ngombwa agomba kubikora. Bikasubira n'umugabo babyaranye. Umugabo babyaranye kimara kubana, Sam waje kugira ibyo bananirwa kumvikanaho birimo bikorwa wenda biri hagati y'abashakanye, sindi ubyinjiremo buri abantu babana babazi babanga yabo. Bamaze gushwana baranarwana. Ushize nawe babwiye Mike nagiye kumufata bamukubise ingumi y'ijisho ryabaye mukara, njyana na Nyambo na Titi. Niba ndi kubeshya baze muri comment. Nyambo aramufata amujyana iwe, aramubwira ati ngwino buri wanjye umwana w'umukobwa mu gihe ugiranye ikibazo nandi n'umugabo. Icyakurikiyeho Miki yaragiye agiye kuba kwa Nyambo abaye iminsi, ariko Miki namuhamagara nk'umuntu wari warigeze gukundana nawe, mwumva aratetse. Nabase Nyambo yakugize umukozi, usigaye gukora kwa Nyambo uteka gute? Ngo urumva ngo dufite umukozi ngo ariko ngo nigeze nsigaye njya kugaburira abakinnyi. Ibi ni utunye mbivuga ko Nyambo nta kibazo kwa dufitanye. Nyambo sinzi niba ari nabo baga wabikubwiye, ngi naje kugufata aho ngaho nkugarura iwanyu kuko nabona uri murakora ibintu bidakwiye. Miki nagenda amufata ndamuganisubira iwanyu, turashyiraho umutekano uvuye ku murenge, turabisaba nihagira umuntu uza kongera akabatera iwanyu, umurenge uzazubakemurira ikibazo. Mu gihugu gifite amahoro ntabwo ushobora gutera ubwoba. Ese undi mubona ko umuntu atabavuga amakeka ko umuntu abatinya ubundi mwebwe muraza mukavuga ibintu mushaka bitunguka. Gerago ndaza ngo ndire nta muntu ndimo ndajya ngo agendere ku marangamutima yo kubeshya n'ibiki. Urabizi ni wafungisha mama ndagisorezaho atajya n'umuntu umugena atanacyumvisha. Ikintu cyaje gukurikira Miki namufashe mukura kwa Nyambo musubiza hariya ko Nyambo ngo Miki arasigaye amwifashiriza, ariko Miki atagikina filime, yagiye kwihisha umugabo babyaranye, sibyo? Ikintu cyashe no gutuma n'uwo mugabo byose abikora. Nabyo kurundi ruhande cyambabaje nuko amukubise kuko sinkunda barakunda kurwara, sinkunda n'umuntu wotera igitsina gore. Mu bafite kubaha abagore kurusha imbaraga, ariko nawe afite ikintu kinakurusha. Yarakubyariye, sibyo? Wigaye kabisa nawe kurundi ruhande wigaye. N'umugabo wese ubikora yigaye ntago ari ubugabo. Uri kumva? Cyaje gukurikira we Miki. Urabyibuka neza nk'ikintu cyo cyateje intambara yose. Nuko wafashe umwana wari wavuze ko ngo mwashwanye mwagize gute, uramufata umukurayo. Bimwe nakubujije mbere ubyibuke. Uramukura iwanyu aho uvuka. Umukurayo umujyane wabo wande w'umuhungu. Umugejeyo mama we yemera kumufata. Ko yarabyivuge ngira ngo ubushize hariho nabibonye babivuga. Mani nyine I'm sorry ko ntabwo nkunda kuvuga bino bintu nyine biba bimbabaje nanjye. Ntabwo ko ndi umuntu mukuru, ndi umuntu w'umugabo. Nkuriye kuza kuvuga bino bintu by'amatiku mundi sibye no kubivuga sinjyana nabireba, ariko mani kwina rababaye tu. Hejuru y'amagambo umuntu amuvuze aranamukunda. Ikintu kibabaje ni ukuntu kwina nakunda Miki. Kwina we muntu wa mbere ujya guhamagara Miki akamugira inama bakanaganira. Uri kumva? Bamara kuganira ari n'inshuti akambwira namukumbuye, tukajya no kubasura. Twagiye no kubaha ikiganiro, murabizi njye njya kuri channel yabo njya kubaha ikiganiro. Ayo ni amafaranga. Ndicara bambaza ukuntu mbayeho, ndabasobanurira. Banameze neza. Bameze neza kandi n'umurya agana inshuti yanyu n'umuntu w'umugabo. Ikibazo kiri kuri uyu mukobwa uza kurwanya undi mwana. Kuri ntacyo gutwaye. Sibyo? Ntabwo ubukwe bwacu ikintu kizabwica ntabwo uzaturuka kuri wowe. Ntabwo ayo magambo ngo ntabihari, ayo ibyo bintu uraza kwa ngo ntabihari. Hari umuntu ngo mutwerere, hari umuntu wakwatsa amafaranga. Si ibyo gusa, amagambo amwandikiye kuri WhatsApp ya boy, izo voice note wakoze delete for everyone, twazumvishe mbere ko zisiba. Ziranahari, ziranabitse. Hari ibintu umuntu atajya kuzana kuko sorry, hari abantu nkuye mu kazi kabo muza kureba bino bintu kuko hari impamvu cyangwa byumvikana kubera irindi shingiro naka bifite.
muza kumva ibintu bitubaka bitagira ute, ariko mu buzima n'ujya gushyira umuntu kuri kamera ufite ikintu ugiye kumubaza, banza umeze niba ameze neza, banza umenye ibibazo afite, banza umenye ikimutera kuvuga ibyo bintu. Njye ntabwo akanya kuza ukamvuga nabi ukavuga ibyo ushaka, it's up to you, nta mwanya mfite wo kuza kubireba. Buriya umusaza niwe watubwiye ngo umwanzuro cyangwa gutera imbere bisaba kwirengagiza abantu bose bakuvuga, ntacyo byagufasha, sibyo? Wowe Miki ku giti cyawe reka twicare dushyire bino bintu hanze uko niwo bishaka tubishyira hanze. Uwo munsi uwo mujyamo mu Rwanda ngo mwapfuye ko wajyanye umwana hariya, warabimbwiye, sibyo? Umaze kujyana umwana hariya none ngo ukajya uhamagara mama w'umuhungu ngo uwo mwana mu gitondo hari ibintu mugomba kujya mumukorera, ngiye bwa nyiramukoreraga. Arakubwira ati ndabyemeye ariko tugomba gufatanya kuko umwana n'uwanyu. Urabyibuka? Niba ari cyo ndi kubeshya, yewe no mubyeyi ubwo yarabyivugiye. Ibintu mwagomba gufatanya ni ibyanyu, ntabwo byari ibyanjye. Ariko ngiye byiza nagerageje gukura ahantu bari bagiye kugukubitira uno mugabo mwabyaranye. Uwo nguvuga ngo nta mu yo niba nta mu ex ugira, mubyaranye n'igiti. Erega kugira umugisha ukabyara n'abandi bazabura umugisha babyare. Ntabwo ari uko turi ingumba, ntabwo ari uko ibintu bitarabigeraho. Nuko Imana bitarabishaka ibyo gihe kigera, sibyo? Uri kumva? Wowe ku giti cyawe aka kanya uri kuza ukavuga ibyo ushaka. Reka dusoreze no kuri iki kintu, tureke no kuzenguka tunanyuza abantu kure, tubivuge binarangira. Impamvu iri gutera bino bintu byose iri kugutera ihungabana ni ukubera ko mama wawe aka kanya ari inyuma y'imigozi, ari inyuma afunze, azira gucuruza, kunywa, kuranguza ibintu birirwa batuza gukora, kanyanga n'urumogi, sibyo? Reka tuvuga ko byabareze byanabatunze, mwarakuze. Wowe urajya kuzana kwini mu buzima bwawe gute? Uzi ukuntu abayeho, uzi ukuntu twe tubayeho, uzi ubuzima tubayeho, urabuzi. Mama wawe nyuma yo gufungwa azira gucuruza urumogi, yazize gucuruza urumogi atarimo aragutunga. None kugira ngo wewe ugerageze witeze imbere, unamushimishe, unamusure, urimo uraza kuza kuvuga abandi bantu ngo nabagirigire. Mama wajya gufunga wibuke neza ni wowe ubwawe wamutanze. Ibyo ni byo bintu bitumye Mikasa, ibyo bitumye Mikaza imbere ya kamera akajya avuga ibyo ashaka. Mpamvu ubona avuga azavuga ngo natunga abagabi, ibyo byose ndi ari kuvuga ni ihungabana. Miki yafungishije mama we ariko amufungisha mu buryo ntabwo ari ngombwa ngo mbivuge, hari ibintu bitari na ngombwa kugira ngo ubwe wiyirengere. Muri kwibaza ngo mubuhe buryo ibyo ngibyo ni mu bikena nabyo ndaza kubibabwira, ariko ndumva atari ngombwa. Ariko mu buzima ntugafate ihungabana ryawe, unafate ibintu twanyuzemo ngo tuzane mu bindi ko ntabwo ubuze aho twavuye. Ntabwo ndi kugusebya, ntabwo ndi no kuvuga mu bundi buryo bubi, ndi kuvuga ibyo washatse ko tuzano tukavuga. Yego ngiye natandukanye nawe, ndi mu buzima bwanjye nawe uri mu bwawe. Niba uri kubuzima bwo kubeshya, menya kuri kubuzima bwo kubeshya. Kwanza ikindi kintu kigiye gutuma ukomeza guteza ibintu bibazo byose, nacyo kibuke. Wakimbwiye kuri WhatsApp, sibyo? Kiri no hanze. Ese Miki kuki ukunda amafaranga cyane? Ntabwo ushobora gutuza ukarya amafaranga wavunikiye makeya. Ubu ntabwo ushobora gutuza byibuze ufite filime abantu bakunze. Ubushize nabwo mugende muri filime za Miki, murabyibuka filime ya Miki arimo arakora, nubwo arimo arakora minti, ariko ikosa arimo arakora rigiye gutuma umugabo yongera akagaruka. Kana ndi babwire kwanza ko ni utumye ko ntabwo nkunda kuzibira kamera ngiye kuvuga gusa. Uko umuntu wese uzamvuga ikintu kibi mu buzima bwiwe kikamutunga azagikora, ariko nuwinjira mu muryango wanjye uzawinjira mu bindi bintu binini utari bashe guhagarika. Aka kanya wewe Miki icyo ni gupfa n'umugabo kikoje guteza ihungabana. Ndavuga umugabo mwabyanye, ntabwo ndi kuvuga Aga, sibyo? Aga n'umuntu w'umugabo, ni umuntu ku giti cye wirwanyeho, azaturutse kuri TikTok, aka kanya yaje kuri YouTube, mumeze neza, it's okay. N'Imana ikomeze bashyigikira igihe cyako umuntu abaho, sibyo? Ariko ufashe umwana wabyanye na Sam umugize inzoka muri filime yawe. Ikintu cyo kiguteye ihungabana ko Sam amagambo akubwira wowe ubwo utari kubasha kuyakira. Nibyo uri gucuruza kuko utashatse undi mwana mu casting umugira inzoka. Ufashe umwana wabyanye umugize inzoka, rero byo muri kuvugana wowe ugahita uzana amarangamutima ukaza ukayatura ku bantu mutanaherukanye, muberuka kuvugana, tazi ubuzima babayemo, ahubwo just we kugira ngo nyine ubeho, utangiye guhimba ibindi bintu bidahari, utangiye kuvuga ibindi bintu tutazi, utangiye gukora ibindi bintu warengereye, warenze umupaka, urimo urakora ibintu bitubaka. Ntabwo wagombaga kuza kwinagira umutima woroshye izina ry'Imana. Ndahimbere y'Imana
ndahiye ku babyeyi, ndahiye ku bantu nzi, ndahiye ku bavandimwe, ndahiye ku bantu bakuru, ndahiye ku miryango. Ntabwo nari kuza imbere hano ngo ngire ikintu mvuga iyo utavuga kuri Queen ya ntabwo ari kubasha kuvuga, ariko bibaza ngo uyu ari kunziza iki, njye napfuye iki nawe. Ese ntabwo ushobora kumva ko kuki ushobora kuba uri ikibazo muri sosiyete, ntabwo ushobora kuba utabangamiye abantu, ntabwo ushobora kubaho udateje intambara mu bantu. Nibyo pe uri umukobwa warakaye wirwanya, nibyo ndanabikubahira, ndanabigukundira ko warirwanya kandi ko ufite ahantu wageze, ariko ntibyari bikwiye ko uri umuntu mukuru uzuvuge ku bandi bavuga ibintu bituma